Rayon Sport yakira ikipe ya Bugesera ahasanzwe n'amafaranga 2,000 ahatwikira 5,000 VIP ni 10,000 VVIP ni 20,000 uparika imodoka aho ngaho neza cyane nabonye ko ufatanye na Skol Canal Plus n'abandi bafatanya bikorwa stade niyo hashtag ese ubwo akanyenyeri ahubwo bari Rayon Sport bari tayari kuzuye stade ya Kigali niyo ni hashtag niyo hashtag akanyenyeri 939 urwego ugurita iki umukino uvuga ngo abantu bose bameze neza akazi bamwe bakavuyemo ari umwanya wo kugera mu rugo gusa ushyiramo akajezi ka gikundiro cyangwa se ijaketi muri za zindi zabo cyangwa se kandi gapira k'umwe cyangwa se ubururu umanuka hariya stade umuriro uzaka Mayer Dinje kariya yari mwakuye kwa gatandatu ubu ibintu bimeze neza cyane hariya Rayon Sport ku matara abitwa bashukuma ntago bazajya bamenya aho wiriye sombe onana anyuze barabazubere ba Brian waza bari kugwirira reka ba Didier bande Rayon Sport buryo imeze ubu ngubu gahunda ifite mu gikombe cy'amahoro umvisha umutoza interview nyuma ya match Pakistan nyuma ya match ya AS Kigali umvisha ukuntu yavuze wababonye muri tactique wababonye total football ati niyo Rayon Sport nifuza kandi ni ikipe yari ikipe ya kabiri yashizemo AS Kigali ntabwo yatsinzwe n'ikipe ya mbere ya Rayon Sport nabyo tubivuge abantu babivuga asebure koko AS Kigali yatsinzwe n'ikipe ya kabiri ya Rayon Sport defense yabaye Isaac ubwo AS Kigali ntiriho rero amakenzi bakinye iminota 3 none siriho nyine amakenzi ntikinye kubivuze neza biranzi yari hakurya iyo ngiyo AS Kigali yari imeze nk'ikipe kwa kundi nyine ubu ari urugo ruraho ngaho ababyeyi bose baragiye nk'iburayi ari mwe bana mwibana ngaho mwibanira n'abakozi bakazana bamenya ngo mwari barabasigiye ibiryo barabahaye buri kimwe cyose bakamenya ngo murahari abakozi babitayeho ariko bo badahari AS Kigali nuko ngo yari imeze nk'ikipe iri aho ngaho niba waranabibonye neza byageze bya AS Kigali za gukina ntihagire n'umuyobozi wayuze mu bayobozi bayo bakomeye tuzi sibyo bigezaho umutoza umubaza ngo umukinnyi uyu yari hati simbizi genda ategereje naza nzamutoza naza nzamutoza none akagera naho avuga ngo warabyumvise muri interview ejo muri yaduhaye aravuga ngo mugende mu bibaze team manager bayibana niwe ubishinzwe amakuru namenye nuko urumva sugira abaganga batanga raporo buri munsi ko arwaye ahubwo ntamenye ko batanze raporo nibitaramugeraga no byagenze gute ariko abaganga batanga raporo buri munsi hanyuma reka tujye tanga raporo si umutoza agiye abaganga nyine batanga raporo yuko ubuzima bw'abakinnyi buhagaze ako umutoza kuba atarabizi nibyo ni ikibazo nyine si ubwo bayihaga nde raporo ubuyobozi none se ubuyobozi nibo bakinisha umukinnyi ariko nabo bagombye kubimenya nyine bakabimenya ariko n'umutoza akabimenya nese ko cyatumye umutoza atamenya ari iki kandi raporo atangwa icyo cyaba ari ikibazo ariko ibibazo naho ngaho biri ikibazo cyo erega ibyo byose ntago byaba bitameze neza rega nkubwira hari umutoza wigeze kuza mu Rwanda ntago ibyo byose byaba bitameze neza ngo ikipe mu kibuga uzayibone erega nibyo umuyobozi Gasana yabivuze duhere no kuri kapiteni wayo Latifu wa AS Kigali Latifu cyangwa Haruna usko ari Haruna bamusimbuje ni Latifu yaramusimbuje ariko abana bayihaye Haruna nuko sibyo Haruna urabyibuka ko Mutebaza yasanze Haruna ntawo hari ibihano sinza yitwara uko ashaka yaje uko ashaka Sefu ntubyuka ava mu mwiherero babakora ava bawo bakigendera sugira suko nuva ngo AS Kigali yaribayeho nk'ikipe itagira idafite uyivugira abakinnyi baritwara uko ashaka ntawe no majority y'abakinnyi bari muri AS Kigali benshi ni groupe y'abakinnyi b'abanyarwanda twese turabaza abakinnyi b'abanyarwanda uburyo bameze mentaloma yabo uburyo bitwara hano sibyo turabaza bisaba umuntu uri serious bisaba umuntu bahoraho abiyegereze abaganiza shyireho ibihano nyine ibe kipe irigendera ku murongo abapana kwitwara uko ashaka kakanu kabukuru kumutoza kakaboneka kakaboneka gusa uri umutoza wicariye aho urisinzire nturi kwita kuri ekipe ntuzi ngo bimeze gute barakubwira akantu nkako ngo raporo yatanzwe mu buyobozi we ntabyuzi ko bifata nk'ibisanzwe gute se ari we manager Shampiyona y'u Rwanda yarasojwe ku munsi wa 24 na manager rwose nari mukuyeho bayike mu cya professor professor jararangiye ni professor ndazajye kwigisha muri academy hanyuma
ejo shampiyona yasojwe uko imikino yagiye ikinwa impera z'icyumweru twe twabigarutseho. Ikipe ya Kiyovu Sport yatsinze mu gukora igitego 1-0, APR Football Club itsinda ikipe ya Marine 1-0, Rayon Sport yatsinze isigaye 1-0, Etincelle itsinda Police 1-0, Bugesera itsinda Etoile de l'Est 1-0, Musanze itsinda Gicumbi 1-0, Gorira itsinda Gasogi ibitego 3-1, Espoir nayo byabaye 3-1. Bite muri Kiyovu ngo bagarutse ku gikombe ariko ngo maso ntarava nka data. Kiyovu nuvuga ngo gahunda ihari urumva. Nuvuga ngo Kiyovu hari ikintu kimwe maze kubona Rabi. Guhanganira igikombe n'ikipe ya APR kugira ngo utware igikombe hano ukitwaye ikipe yitwa APRFC ni nko kujya mu isoko ukakigura. You mean? Icyo ushatse kuvuga urebye amafaranga bigusaba n'uwo muhanganye ubushobozi uburyo bukurusha nyine difference yawe nawe mu kinyarwanda y'ubushobozi. Wowe urashaka gushora nkawe sibyo, kandi wowe ubushobozi ubona ko aho buva ni ikibazo sibyo. My dear, gutwara igikombe ya APR hano biba bimeze nko kukigura. Tuvugisha ukuri biba bimeze nko kukigura, kuko niba bigeze ku rwego nge nateye icyumvirizo nsanga match ya Mukura yonyine nsanga match ya Mukura yonyine yafashe yategu Kiyovu byayisabye almost miliyoni 8 match imwe. Are you sure? Yes. Nakakodi are you sure Emmanuel? Urumva byahise binyibutsa match ya nyuma 2018 Rayon Sport ijya gutwara igikombe Kirehe. Iriya match gusa ndibuka ingoma hariya rwose ahantu baraye abakire bari bose bakusanyije miliyoni 20 za match imwe gusa ya Kirehe icyo gihe batwara igikombe ndabyibuka. Ya Jean Paul. Urumva uzi imikino 5 ya nyuma amafaranga Rayon Sport yatakaje, ariko ntabwo yatakaje, yatanze burya ni ikintu hari ukuntu babivugitse ko yapfuye gusa, hari uburyo bavuga bivugitse ko yapfuye gusa, kandi iyo yakoreshejwe. Impamvu rero nabivuze ngo ni nko kukigura mu isoko ni nko kukigura nako reba nko gutanga ayo mafaranga kuri match imwe gusa sibyo. Muhaye ingero za match ebyiri, iyeje ya Mukura nateye icyumvizo nsanga byibura byahagaze almost miliyoni 8. Ni bitegura rero nk'izindi sibyo 30 gusa yonyine mu mikino 6. Uzi muri iyo mikino 6 harimo umukino umwe utazayijya munsi ya miliyoni 20. Bazabana na APR. Wewe murabarango 30. Bazabana na APR ko nawe urimo. Ibintu urimo ntago biza. Kugira ngo twari ikipe yitwa APR igikombe. Sibyo? Bisaba ubwo bwatashye abantu. Bisaba gato ngo guki? Ndetse ubu Juvenal arasinzira. Ubu nureba Rutsiro si ikipe iri aho ngaho iri kwirwana no kutamanuka. Hari uzabugira ngo ba Messi na ba Ronaldo bari muri Rutsiro. Bugesera ni ubu Bugesera rero buryo iri gukubita yakubise Etoile de l'Est nkayitwara Rusizi kwa Espoir nkayitwara ubu byararangiye n'ubwo byararangiye kwimanukira. Ariko uzagira ngo Mbappe ni uri kuri attaque ni uri kuri attaque Etoile de l'Est. Mbese Marine na Kiyovu ku munsi wa nyuma iyo ariko Mukura ariko tunabigarukeho. Mukura hari uburyo imisifuri itabaye myiza ku ruhande Rwanda. Ku ruhande rwa Mukura rwose hari uburyo Mukura batayibaniye, abasifuzi ntago babaye fair rwose. Kuko hari offside ebyiri na penalty rwose Mukura wabonaga ko bari bakwiye bazongera rebe muri video nawe rwose nawe arivangira. Match yarangiye go nibyo, ariko Mukura nayo rwose hari uburyo ejo abasifuzi batayibaniye. Ariko nta kundi buri ushaka igikombe ibintu byose igikombe bari igikombe bro, ntago mentality biri hejuru. Gusa ejo wari umukino mwiza ku mpande zombi kabisa, wabonaga ko Kiyovu iri hejuru mentality bari bafite, wabonaga ko barakina nk'abantu bafite intego zitandukanye n'ibyo twe turi kubona rwose hafi aho ngaho. Twe tureba match badi ninde utsinda ninde yego harimo iryo shaka n'iki, ariko bafite mentality iri hejuru ubona ko barakina. Ubu nambwiye ngo ngubu nibwo imitego ikazi itangiye kuri Kiyovu Sport. Ngubu imitego nibwo itangiye kandi imitego ikazi nyine. Wowe none we murazana ngo miliyoni 30 gusa. Hari Francis Ramozi uriya ukora na Ben. Ndamuzi 14 maze kuyisevingira Kiyovu Sport na APR. Pe 14 bo kivuga ngo amatike yasohotse
iriya match ni umuriro, iriya match muzabona ibyo mutigeze hanyuma mubona. Twamwumva nawe mbere y'umukino wa Rayon Sport icyo ndahiragije Tiene umutoza ari Bugesera arishimye cyane, motivation yose nyuma yo gutwara amanota 3 bakuye ingoma rwose bari hejuru. Ariko Dinyo yarambwiye kimwe nibajije rwose, umuntu wita Mbarushimana Budu nanjye naramubonye rwose ntiyambonye. Ikipe uzi neza ku kigero cya 95 abakinnyi wiguriye uzi inguni zose irazi kagutsinda gutyo gusa. Mbese ubatoza niba yarahinduye imigambi ntago byumvikana rwose. kumve ndahiragije yego nkubivuze ni navuga ko ari nka tangiye kubona umusaruro cyo twamaze dukora. Twateguye guhera kuri gikorera ku match ya APR, bagaragaje performance iri hejuru, harimo ubushake, yego habamo uturere duto turakorija kuri match ya Gicumbi, tubona qualification, tugira na hari Etoile nabo tubona igitego. Ni kimwe mu bitumotiva biduha abakinnyi bacu kugira cya cyizere, kugira icyizere no gukomeza guhangana. Match ya kuri Rayon Sport Capital cyane kuri twe twari dufite ikibazo cyo kureba ukuntu abakinnyi bashobora kugaruka kuri kipera, ko ana match zabaye nyinshi. Dufite chance ko hanyuma twateguye cyane mu gihe cya periode twaruhutse, twarabaye cyane, ndabona bagarutse bameze neza, nta kibazo physiquement bari tayari. Bwo dufite icyizere cyane ko ejo dushobora gukora match nziza, kuko abana bari tayari, bari motive. Ndabona ku mbaraga n'ubushobozi bw'Imana dushobora gukora amateka. Kandi coach, ukurikije aho ekipe iri kuri classement ya championnat, n'izi match za Coupe de la Paix biraza kuvamo, ese ntago mubona ko wenda bishobora kuba mukurikije effectif mufite, murabona ko mushobora kubikurikirana byombi kandi bigashoboka? kuri twe dare twatangiye kubona ritme ya ekipe twahereye kuri igikombe cy'amahoro, kuko cyaduhaye umwanya wo gutegura. Twakinnye amamatch menshi ya confiance iragaruka, bakagutera ku Université y'Ibutare. Ni bimwe mu byatumye ikipe yacu izamuka cyane, niyo mpamvu vuga ko twe ntabwo bitwangiza, ahubwo biraduha temps yo guprepara n'ukuntu dushobora gutegura mbese icyo turimo dushobora kugeraho. Aya mamatch mu gihe ufite umwanya mwiza wo kuruhuka, abakinnyi bakakumva bakafata umwanya wo kuruhuka, nabyo birafasha cyane, kuko ntacyo byica ko n'ubundi nubwo tutakina match dukora entraînement. Hari amantraînement usanga ananije mbere no kuruta n'izo match. Tout simplement icyo umuntu akora no kureba ni intensity gute urimo aritegura gute, murakina gute, biratuma abakinnyi baguma bari concentré, kuko nta séance wabona ishobora kuramplasa match. Mu gihe ubonye match rero nkingi izamura concentration, izamura iyo mwabonye na Senzera na umva ko na morality izamuka. Turaprofita muri kino gihe nyine. Bisobanza kubashimira kuri support mwabonyeho kuva muri zo match, mbese n'igihe tutari tumeze neza, mwarabonye ko bakomeje kuduha icyizere, baguma hafi yabo. N'ubu turimo kuzamura, turimo gukora byiza, bari kumwe natwe, turabashimira cyane. Nabagira ni karibu kandi bongere bazadusupport kuri match ya Rayon. Dufite ni amwanya ko na match ubushize yadutsindiye hano 1-0 muri condition baziuka, twagiye gukina za après ubu twarayibonye. Ndizera ko nibaze kabisa badusupporting, turabemera ko tugiye gukora ibishoboka kugira ngo bagumane umunezero mbese byishimo. Tipe zose zirimo no kuba bafite abafana bangana kuri ibyo byose rero biha AS Kigali inahura n'ibibazo byo guhura na Rayon Sport kenshi. Yatangiye kugenda iza gake gake, aribwo iri kugenda isa nkaho iri kwiyunga n'abafana bayo. Biragoye, sinuko Rayon Sport rega tunabwizanye ukuri, ntago Rayon Sport irusha amazina ikipe ya AS Kigali y'abakinnyi individuellement. Ntago Rayon Sport yakoramo, kuko turibukirana neza Rabin turi hano mu kiganiro, nzi neza ko kuva kuri journée ya mbere cyangwa se mbere yuko champion itangira, twese turi mu bantu bahaga amahirwe ikipe ya AS Kigali ku gikombe. AS Kigali na Police kuba konga rwose ku gikombe twumvaga bigishoboka cyane, sibyo? Yego. Ariko icyabaye n'ubundi nta tandukaniro rinini tubonye muri AS Kigali, ahubwo igihari nuko ubwo yari ifitwe na Eric Nshimiyimana nibwo twabonye AS Kigali byibura igerageje bitandukanye n'uyu mwaka. Yego. Kuko
barakukuje barahatana umwaka ushize no kuba baratwawe igikombe gusa kubera difference y'ibitego ubwabyo bikwereka travail bari bakoze uriya mwaka. Ikosa bakoze ni iryo gusezerera umutoza nka Eric mu gihe runaka batamuhaye igihe nyine ni bya bindi by'amakipe yacu yo mu Rwanda atabasha kwihangana, atabasha kuva ati dufite igihe kingana gutya, projet dufite turashaka kubaka iki, turashaka iki imbere hacu. Eric wari umwanya mwiza wo gufatisha n'ikipe ya AS Kigali, sibyo? Wari umwanya mwiza kuko yari agize Cesarine na equipe yayifite, yongeramo amaraso mashya ku bakinnyi azi neza nawe ubwe yitanzeho recommandation mu buyobozi. Kuba intangiriro zitagenda neza mu mikino runaka ntago cyari erega none se AS Kigali igira performance tuvuga urugero ikaba kabiri, byari kuba bibi kuri AS Kigali nkuko yabikoze umwaka ushize. Ntago wari umusaruro mubi, transition igihe cyose iragora. ni Rayon Sport gutsinda AS Kigali bakirukana umutoza Blaise Mutebi ari mu ikipe ya AS Kigali yatoje imikino 11 ya shampiyona, yatsinze imikino 3 atsindwa 3 anganya 5, yatsinze ibitego 13 atsindwa ibitego 10 mu mikino y'igikombe cy'amahoro. Bari ubwayi rivugira rwose Mu gikombe cy'amahoro kinyi imikino 2 yose yaranganyije 2-2 i Rubavu na Etincelle, Kigali ubusa ku busa, akomeza kubera igiterane cy'ibitego byo hanze. toza nkabara ntago wawe Nureba muri rusange mu mikino 13 yatoje yatsinze imikino 3 anganya 7 atsinda indi 3, yatsinze ibitego 15 atsindwa 12. Ariko Serabi ukeka ko kuba KCA yarafashe umwanzo wo gutandukana na Mike Mutebi bakirengagiza ibihe byiza bagiranye, bakirengagiza ibyo yabakoreye byose, ariko bakavuga ngo it's time kugira ngo batandukana ari uko batabibonye. Hari byinshi no urumva muri modern football igezweho ubu ngubu Rabin, aba batoza bakuza hari uburyo batakisanga muri no modern football. Habamo no kantu ko kuba no bakinnyi ubwabo no kuba bakumvira bagira gute na hanze ko umutoza nka Mike Mutebi utita ku bintu umukinnyi sugera yagiye nyine ubwo nagaruka nzamutoza natagaruka nuko nyine umuntu yibereho ntago afite umwanya wo kuza muri equipe ngashyire hamwe equipe ababwira ati muragendera kuri ibi nyine ngabereka icyo gitsure mu gitondo jenjetse rero ntabwo bigenda neza. Mu gitondo cya none twaganiriye n'umunyamabanga w'ikipe ya AS Kigali tukimara kumva inkuru ko twari mu kiganiro live. Reka twumve uburyo buduhamirije yuko bazanye CASSA Mbungwandire ndetse n'intego, turaza kugaruka n'ubundi dukomeza n'ikipe ya AS Kigali. Amakuru ni ukuri, amakuru niyo rwose. Ni umutoza muhaye amasezerano igihe kingana iki? Tumuhaye amasezerano yo gusoza iyi saison ndetse n'itaha. Kuki ari we muhisemo aka kanya? Cyambere nuko twifuzaga umutoza w'umunyarwanda, ariko nanone umutoza w'umunyarwanda, umutoza mwiza, akaba umutoza ari umwe mu batoza beza dufite b'abanyarwanda hano mu gihugu. Icya kabiri akaba ari umutoza umenyereye shampiyona yacu, ndetse akaba na AS Kigali ubwayo nyizina nayo ayimenyereye ayizi. Ibyo ngibyo rero byose tubishingiyeho twabonye ko yatubera umutoza mwiza muri iki gihe gisigaye. Mu gihe gisigaye nibaza ko AS Kigali wenda igikombe cya shampiyona ntabwo gitegereje cyane ko byararangiye muri ko umuntu yavuga, ariko se inshingano umuhaye ni zihe? Igikombe cya shampiyona ntabwo navuga ko byarangiye, kuko mu mupira iyo ukoze imibare urabona ko amanota bigishoboka, ariko ndetse hari n'icy'amahoro. Inshingano tumuhaye nuko azatwara igikombe cya shampiyona cyangwa icy'amahoro umwaka utaha. Hanyuma ariko n'uyu mwaka nubwo tutabyanditse kuko ntabwo ukwezi kumwe bamubwira ngo twara igikombe cy'amahoro cyangwa cya shampiyona, ahubwo mu biganiro twagiranye turatubwiye tuti turacyari muri course, nawe rwana kugira ngo tubone ko muri ibyo bikombe hari icyo twabona, ariko mu by'ukuri ntabwo byandika kuko ni mu gihe cy'ukwezi kumwe gusa. So niyo mpamvu we yabibemereye ko umwaka utaha azabigeraho. Kubyemera ubwo bivuga iyo usinya amasezerano no kubyemera. Niyo mpamvu navuga ngo yabyemeye. Impamvu yo gutandukana kwa AS Kigali na Mutebi na Jackson bayihe SG? Impamvu ni performance, kuko iyo urebye
akinye imikino 13 mu mikino 13 angana 7 atsinda 3 atsinda 3 iyo performance rero ni mbi cyane iri kuri 40%. Iyo rero urebye twabanje kwihangana kuko yari umutoza mushya utamenyereye shampiyona mu Rwanda, twabanje rero kwihangana tumuha igihe, ariko igihe cyari kimaze kuba cyinshi, niyo mpamvu twasanze tutakomeza. bivuze ko mu minsi 95 yaramaze mu Rwanda mutishimiye umusaruro? Ntabwo twishimiye umusaruro, niyo mpamvu dushoje. Umubano w'umutoza n'abakinnyi wo wari sawa? Umubano ntabwo ari umutoza uvuga byinshi ku buryo twavuga ko yari afitanye ikibazo n'umuntu uwo ari we wese mu buryo bw'umwihariko. Umubano ushobora no kutaba mwiza bitewe n'uko wenda bataganira cyane, abantu bakavuga bati ntavuga, ariko ubundi nta kibazo cyari gihari muri vestiaire, kubera ko ntabwo ari umutoza uvuga byinshi uvuge ngo hari abo bagiranye ibibazo. Ubwo rero ntabwo byari byiza cyane, kubera ko iyo udafite nanone abakinnyi ngo mube inshuti babe barumuna bawe cyangwa abana bawe, rimwe na rimwe hari igihe bitagenda neza, ariko ubundi nta muntu n'umwe ufitanye ikibazo na mugenzi we ku buryo twavuga ko hari ikibazo cyari kiri muri dressing room. Jackson na Mutebi baragiye, CASSA ngo arakorana nande nko kumwongereza? CASSA ngo arashaka kumwongereza kuko biba biri mu masezerano umutoza mukuru aza n'umwongereza. Yego. Hanyuma twe tukareba ko yujuje ibisabwa akazana CV, hanyuma dushingiye aho ngaho tumuha amasezerano. Akazi karatangira ryari cyangwa imyitozo nk'umutoza mukuru yatangira ryari? Yayitangiye ndetse arimo arayikoresha n'ubu. Yego. Ku buryo ejo afite match, mu by'ukuri akazi yagatangiye. Umukino wa gishuti ni igikombe cy'amahoro murakina kuri wa kabiri, mwiteguye gute? Barimo baritegura, birumvikana kwitegura uhinduye umutoza, ufite match ku munsi w'ejo, ntabwo biba byoroshye, ariko nyine tugomba kurwana intambara, ariko ntibiba byoroshye. Abakunzi ba Kigali murabagenera ubuhe butumwa SG? Abakozi ba Kigali cyambere nuko impamvu yizi mpinduka zose nuko tuba twifuza ko bari byishimo kugira ngo babashe kwishima ndetse no kubona umupira mwiza. Iyo rero tubona bitakunze dushaka igisubizo cyihuse kugira ngo abakunzi bakomeze bashyigikire ikipe yabo. So ndibaza yuko rero nabasaba gushyigikira ikipe abigeze gushyigikira umutoza mushya, hanyuma twarangiza twizeye kandi ko ibyo twabasezeranije bikiri mu nzira kandi bizakunda. Twavugaga kuri ekipe ya Kigali yahaye akazi CASSA Andre, ni umutoza uyigarutsemo ku nshuro ya gatatu. Urumva ko yagiye yitoza mu bihe bitandukanye. Mu gitondo cya none yakojeje imyitozo, ariko turanaganira tumubaza birambuye kuza mu ikipe ya AS Kigali bivuze iki kuri we. Reka tumuhe umwanya urambuye. Yaramaze n'igihe atari no mu Rwanda nyuma ko atandukanye na Bandal, nyuma ko muri ahubwo kuva yasezererwa muri Bandal maze iminsi akurikira imikino ya shampiyona, ariko no mu Rwanda yaherukaga 2019 gutoza. Byibuka rwose atsindwa match ya gishuti na KIYOVU bugesera. Icyo gihe buri ariko bubanza Gasogi babuzwa cyane no kubona KIYOVU yabatsinda. Icyo gihe Kenisi nihitaye kari match ya gishuti, yamanutse mu kibuga abwira CASSA rwose baraganira ngo ati ibintu utangiye na shampiyona itaratangira, kuko shampiyona itangiye gutsinda mu mikino ya gishuti. Shampiyona yatangiriye i Nyagatare bakina Sunrise Gasogi kubita 3 ari mu cyari yari yaragiye. Aho ngaho yari yaragiye. Baramuhagaritse umukino wa mbere, baramuhagaritse umunsi wa mbere ntiyawutoza muri Gasogi bakina na Sunrise. Ndabyibuka nyuma y'iyo match CASSA ntago ari wa muntu ushaka kuza. Umunsi wa kabiri bakinnye na Mukura, agiye kuri Mukura atajyanye n'ikipe. Nyuma ibi bintu abo bakinnyi ba Kigali bari barigize byo kwipurara bagenda bakora ibyo bashaka bigira, mbese babayeho nko mu rugo rutagira nyirarwo. Umbese SG buriye vuze bigomba gushyirwa akadomo mu kanya tutise uyu mutoza umubano we n'abakinnyi ni sawa. Ibintu bya Mutebi byo kutita kuzi kuyobora groupe y'abantu barenga 30 rabi. Wabonye umuntu wanditse inkuru ivuga ngo Mutebi ngo ntabwo yazize gusinzira kuri bench. Ariko nawe nukuri kwimana bashaka kuba si ikibazo rwose buriya sinzi niba kurwara, ariko no muri stade yari kuri match y'inzindi kipe
Ubona byanze. Wisinzire n'umugore rwose mubyeyi. hanyuma reka Imyaka si ikintu. Bariya batoza igihe baba bageze muri cyo gutoza ama equipe nationale. Akajya aza agatoza match 6 mu mwaka akajya kwiruhukira. reka twumve CASSA Mbongo Andre mu kiganiro yajyanye n'itangazamakuru amaze kugirwa umutoza wa AS Kigali ndetse kandi amaze no kwesha umwitozo wa mbere. Buriya iyo umuntu atangiye akazi nk'aka kagoye nk'uko bivuze mu bihe bigoye nk'ibi hari ibyo bimusaba, ariko intego nyamukuru ni ugutsinda urugamba. Iyo wagiye ku rugamba ntabwo ujyaho kujya kurutsinda, ugomba kujya kurutsinda. Niyo ntego nyamukuru. Yego za kureba groupe wayibonye urayizi wamaze ibikurikirana nk'uko bivuze shampiyona kuri nayikumbuye nanjye yarashize igihe, ariko ikibazo baje ni cyiza. Igishoboka urebye muri shampiyona turi ku mwanya wa gatanu, kandi urebye uwa mbere aturusha amanota menshi. Urebye imibare irashoboka, ariko wabishyira mu gaciro nabyo ukabona bigoye. Ariko mu gikombe cy'amahoro nk'uko bivuze twese dufite amahirwe, uko ari ekipe 8 zose zifite amahirwe yo kwigira intuze yo kugera kuri objectif dushaka. Dufite match na Gasogi tuzayikina ejo, ni match izaba yoroshye. Tugomba rero kuyifataho serieux tukayitegura neza cyane. Jewe ntabwo nagize amahirwe yo kwitegura mu kibuga, ariko zayitegura ejo kuri match. Ni challenge kuri je, ariko ni ngombwa ko tukora akazi keza kugira ngo dushobore kubona resultat nziza zituma dushobora kugera ku gikombe, kuko ntabwo bavuga ngo uzagera ku gikombe utabanje gutsinda Gasogi. Ugomba kubanza gutsinda Gasogi kugira ngo ushake uburyo wagera ku gikombe nk'abandi bose. Ni groupe nziza ifite abakinnyi beza, ifite abakinnyi individuellement n'abakinnyi beza nk'uko bavuze bose, hari n'abandi tutavuze beza, ariko iyo ndebye ikibazo gihari cyonyine ni effectif ntabwo ari nyinshi cyane bitewe n'imvune zirimo. Harimo imvune nyinshi cyane. Izo mvune rero zishobora kutwandikapa kubera le nombre tuba dufite, ariko nibaza ko abo dufite ni beza, dushobora gutoranyamo 11 beza bagakina kandi bagashobora gutsinda. Icyo tugashobora kwibaza c'est à long terme, noneho mu gihe kinini bizagenda bitego. Ni twebwe kugerageza gutegura ari staff technique, ari staff medical kugira ngo dushobore kugarura bari hanze vuba kugira ngo dushobore kugira groupe ishobora kuba iri competitive kandi iri muri en qualité en quantité. Araboneka vuba ndacyagerageza gushishoza ndebe umutoza nshobora gutegura, ukeneye kugira icyo amenya, ukeneye kugira n'icyo atanga, si ibyo amenya gusa akagomba kugira n'ibyo atanga. Icyo gihe nimara kumubona muzamubona ku kibuga, nzanabamenyesha nta kibazo. Ariko nibaza ko mfite match zegeranye cyane kugeza fin du mois. Ngomba gushaka gukora ibishoboka byose kugira ngo nshobore kubona assistant igihe peut-être ntazaboneka muri iyi match, ariko match ikurikiranye birashoboka ko azabahari. Ntabwo ndibuvuge ku mutoza ugiye, kuko natwe tugira igihe tuzirana tukagira n'igihe tugendera, ariko sindi buvuge n'ibyo yavuze kubera ko ntabwo bindeba cyane. Ariko nkuko Nasadi yabivuze, ni akazi gakomeye. Akazi rero dufite gakomeye ntabwo kari sur le plan technique, tactique, physique, kari même sur le plan mental. Rero ngomba gukora iki? Ngomba gukora cyane mu buryo cyane muri sur le plan mental. Ni ikintu cyangombwa. Iyo umuntu psychologiquement atameze neza bimwafecta physiquement, bikamwafecta techniquement. Urumva ko tactiquement bwo ni ngombwa kubera ko ni ubwenge akoresha mu kibuga. Icyo gihe rero ni akazi gakomeye kandi niko kazi natoranije. Urumva ntabwo nzagahunga kuko ngomba gukora kandi ngomba kubategura muri ubu buryo bwose nababwiye. Ese ko tubwira ubundi gukinisha abakinnyi bari mu gisibo nta challenge nk'abatoza byibuza baba bafite ubushobozi bwo kuba ahantu maximum. Iyo mfatiye urugero kuba professionnel mbona babikora neza nta kibazo. Rero jye ni professionnel, nabo bagomba kuba professionnel, sibyo? Kandi imyemerere yabo ngomba kuyubaha kuko nanjye mfite yanjye nabo bafite yabo, ngomba kuyubaha. Kandi ndibaza ko gusiba twubaha Imana ntabwo bitubuza gukora akazi tugomba gukora. Yego
iyo utaramenyera cyangwa iyo utabyitwayemo neza biguca intege ugira intege nke, ariko nibaza ko iyo wabaye professionnel birashoboka ko bashobora kwitwara neza nta kibazo. Hanyuma ko wenda akabazo k'amatsiko mu minsi ishize nibwo twumvishe haje amakuru yuko CASSA noneho ashobora kugaruka kuri bande tushe y'Amavubi, byaba ukuri barakwegereye? Ibyo ntabyo ndabona twabiganiye n'abantu ku giti cyabo, ariko nka institution nka Ferwafa ntabwo twigeze twivugana, ariko abantu ku giti cyabo bakora muri Ferwafa cyangwa badakoramo twigeze kubiganiraho, ariko ntabwo bwira nta murongo bifite. Bivuze ko biramutse bibaye bakakuganiriza wabyakiza yanyu? Nta muntu wareka cyangwa atakwifuza gukorera igihugu, aho waba uri hose, icyo waba icyo cyose, gukorera igihugu ni ikintu cy'agaciro. Rero tugomba gukorera igihugu kugira ngo duheshe ishema igihugu, ni ngombwa cyane. Coach, wenda bisa nkaho ari nk'imyaka itari munsi y'itatu utari mu Rwanda, ariko shampiyona muri vacances nta kazi gahari mwayikurikiraga, by'umwihariko ndagakora AS Kigali. Ni ikipe wagezemo uzi bikenewe, abayobozi wenda barahindutse, ariko nk'ikipe urayizi, harimo nk'abakinnyi watoje n'ubu bagihari. Coach, abo bakinnyi ufite uyu munsi baza kukubera fondation mu kubaka ibyo ukeneye, hanyuma ikipe ibyo wayihaye ubushize ubona n'umwaka wundi uzaboje wenda rero duheraho hari icyo uzageraho uzahesha AS Kigali garura bwabo rukaka bwayo bwo mu bihe byashize urimo? Icyozi cyo nuko mu mpera z'urugendo rwawe muri AS Kigali tuzabazugeze kuri resultat ziri positive. Tutegereze rero icyo gihe, duhereye no munsi dutegura kugeza icyo gihe nibaza ko tuzagera ku ntuza. Abakinnyi barahari nkuko nabivuze kare, ntabwo effectif yahagije kubera ko harimo amablesse benshi, ariko nibaza ko abo dufite ni beza, kandi nkuko bivuze nkurikirana shampiyona mu Rwanda kuko ubu biroroshye cyane, kubera ko n'igihe ntari mu Rwanda nakurikirana za match kuri YouTube cyangwa kuza ya federation, byari byoroshye kubona match menshi nararebye, kandi nayo ntarebye ndi mu Rwanda nararebye cyane, ku buryo ari asigaye ndayizi n'izindi ndazizi, ku buryo nta kibazo byatera. Icyangombwa nuko twiyigihe kugira ngo tugere ku ntego dushaka. Watoje Gasogi mu gihe gitoya, ikipe wenda itagiye kugira abafana, utoza Rayon Sport ifite abafana, polisi nayo ntabwo bari bahari icyo gihe, AS Kigali igarutsemo n'ubundi ntabwo irahinduka mu bijyanye n'imifanire. Gutoza ekipe zifite abafana, igitutu ziba ziriho nizo nabango abafana bari muri moyenne cyangwa se batari benshi. Coach, ibyo nk'abatekinisiye bibafasha iki kugera ku ntego zanyu, zica iki ku ntego zanyu? Yewe nta ibintu buriya mu buzima, ibintu byose bigira avantage na desavantage. Ushobora kugira abafana benshi bikaba avantage, ariko harimo na desavantage de l'autre côté. Abadafite abafana bafite desavantage na avantage. Rero ni question ya balance. Yewe nibaza ko cyangwa cyane ko tuba professionnel, ntago tufate n'urugero match zirimo abafana benshi ziba ari nziza, kubera ko akenshi spectacle ihari, kubera ko abantu baba bashaka no gushimisha aba spectateur, ariko igihe ntabafana bahari, icyo gihe noneho usanga kenshi biragora gukina n'abaspectateur bahari, kandi ari football ni jeu de spectacle. Hanyuma icyangombwa giye nibaza ko nuko tukomeza kuba professionnel, uko tugenda dukomeza kuba professionnel, nibaza ko tugenda twunguka n'abafana, cyane le spectacle n'ibihari n'abafana bazaba bahari, ariko niba nta spectacle ihari, niba nta trophies ihari, icyo gihe n'abafana ntabwo bazahari. Izo equipe uvuze zose zifite abafana, nuko zifite zagiye zikora ama spectacle, zagiye zikora ama resultats ari positif, zagiye ziganya ama trophée, ku buryo rero kubona abafana byaye byoroshye. Reka na AS Kigali turebe ko iyo politique twayubaka yo gushaka izo performance nziza, ku buryo zatuma n'abafana baza. Ikibazo cy'amatsiko niki wakumburaga muri shampiyona y'u Rwanda nk'umutoza uko arashize igihe kinini udahari, mu mupira w'u Rwanda muri rusange nka CASSA, niki yakumburaga? nta gihari gikomeye cyane, iyo kenshi kuko nabaye muri shampiyona mu Rwanda igihe kinini, ariko icyo nakumburaga nuko cyane n'ururimi, iyo tuvugana tukaganira mu Kinyarwanda, abafana b'Abanyarwanda mu gihugu cyacu numva nishimiye cyane iyo nose, ariko ibindi nibisanzwe ni ugushaka uburyo umuntu azamura urwego rw'umupira wacu, ku buryo twageza ku rwego rw'abandi aho bageze, cyane sur le plan financier, sur le plan technique, ku buryo twagera kure mu ntuze mu bintu mu nzego zose. Ariko mu kintu nakumburaga cyane n'abanyamakuru barimo.
umutoza CASSA Mbungo ati namwe narimba kumbuye abanyamakuru nibutsa ko kantu mu kanya akaheze ko dukomeze ariko navuze ko akumbuye abanyamakuru hari ibintu byabereye i Muhanga n'inyamirambo aho ikumbuye abanyamakuru CASSA Mbungo rero reka tuvuge ngo arakaza neza mu Rwanda agiye guhura n'ubundi n'ibibazo by'abanyamakuru ariko ntabwo babitinyitse oya nta kibazo bafite gusa ubu hagiye kuba competition ugiye kubibona bimwe APR iracyafite Kigali iracyafite polisi na Kiyovu champion ariko ikintu gihari nuko uzayitwara zaba yiziritse Peace Cup seho kandi ku equipe akomeye CASSA hari ukuntu yihambira ariko hari abakinnyi bamwe namwe badafite muri equipe ya Kigali ku munsi w'ejo mu gikombe cy'amahoro bigaruka by'umwihariko ku munsi w'ejo birambuye batesha mbere ntabwo ahari bate nta kibazo n'ubundi ntazarijyamo hanyuma muri hari abakinnyi muri Kigali bamyugariro nka bakayitaba bari barafashe ariko bazakina mu kibuga muri axe Rugwiro Hervé ntabwo ahari Amadeus nta kibazo muri ba rutayizamu nakubwo hagati Gile ntawe uhari muri ba rutayizamu Abedi ntawe uhari abo ni abakinnyi bane asugira udahari batari buze kugaragara Abedi ariko kankubwira ikindi kintu ariko nk'ubu ngo abakinnyi Kigali ufite uracyatekereza ba Abedi kankubweze nkubwira ikindi kintu witege hari abakinnyi babiri ngiye kubwira ni bande abantu bafite combativity hari abakinnyi babiri ngiye kubwira ugomba kwitega muri iyi minsi Haruna Niyonzima na Niyonzima Olivier Sefu ni nk'itegeko abo nibo bari rwose n'itegeko abo bakinnyi uracyazana ngo babatesha batese ubundi azakijyamo Shaban ni umutoza wa Gasogi United buriya yagiye muri Gasogi kubera CASSA niyo mujyanye hamwe na Claude Wacika n'abategarugori ya Kigali n'ubundi hanyuma rero yavuze uburyo biteguye uyu mukino araza no kuvuga kuri CASSA Mbungo Andre navuga ngo twiteguye neza match ya Kigali nkuko twitegura izindi match zose tuzadukina muri championnat cyangwa se muri Peace Cup match navuga ko ari match ikomeye kuko Kigali iherutse no gutsindwa muri championnat ni equipe nziza kandi ikomeye rero navuga ko izaba ari match ikomeye kuko ni match ntabwo twifuza ko yongera kudusezerera rero turifuza ko natugaragaza ko difference bivuze ko hari icyo nadushoboye muri Peace Cup ndavuga ngo ni motivation kuri bo kuba bafite babonye umutoza nka CASSA ni umutoza mwiza ariko natwe turifuza byibuze kugira ngo tugaragaze ko turi beza ni match tuzakina navuga ngo que le meilleur gagne ntago nagira ubwo ahubwo ni motivation kuba ngiye guhura n'umuntu wandeze ni motivation kuri jewe nanjye nibaza ko ni ibintu biri bunezeze cyane oya ntabwo ariko biri ahubwo bizatoza ndi motive ivuga ngo dore ndi kumwe n'umuntu wagize icyo akora muri contribution muri carrière yanjye so bizatuma ndi motive kurushaho cyane equipe imeze neza malgré nkuko nabivuze muri match yawe tujya gukina na Gorilla harimo umunaniro kandi uyu munsi ndabona baracyananiweho ariko ntabwo ari cyane tugiye muri recovery nibaza ko umunsi wese tumeze neza ubuyobozi rwose biteguye neza urebye uburyo bafashe equipe uburyo batwegereye baturi hafi navuga ko antuka mu byo bashoboye byose barabikoze ibisigaye ni byacu